Ni ikiganiro tubimenye, tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo abigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu? Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT, Electronic and Computer Technology, rikorera mu mujyi wa Kigali. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 cyangwa se ukandika email kuri tekerik007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko. Igiti kigororwa kikiri gitoya, uyu ni umugani nyarwanda. Gusa uretse kuwuca ukawumva kandi bakavuga yuko umugani ugana kariho, ntabwo bihagije mu gihe waba uri umubyeyi cyangwa se uteganya kuba umubyeyi mu gihe gitoya kiri imbere. Waramaze kumenya yuko ishoramari rigezweho mu isi ya none ari ugushora mu bana wabyaye, ishoramari rya none ndetse n'ishoramari ry'ahazaza. Bishatse kuvuga iki? Umwana wawe, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, uburere bwiza umuraga none niwo murage w'ahazaza utazigira usaza niri na rimwe, agasaza kigendera ubundi nawe akaburaga bazamukomokaho. Yego ibingibi byose birashoboka kandi ni byiza, ariko ntabwo wabigeraho ngo bigire n'agaciro utamenye ikigo gishobora gutanga uburezi bwiza bugezweho kandi bukenewe. Hirya no hino bariga birazwi, gusa hose ntabwo ariko baduha ubumenyi twifuza yuko abana bacu ari bwo babona. Twakoze ibishoboka byose kugira ngo duteganyirize imiryango yacu. Birasobanutse neza kugira ngo abana bacu bazatuviremo abana twifuza bagomba kutugirira akamaro kandi bakagirira n'akamaro igihugu. Nukunyarukira Morning Star School. Ahangaha ni ku Ruyinzi mu metero nkeya cyane uvuye ku muhanda wa kaburimbo, mu mahumbezi y'akayaga kava mu kibaya gikikije kino kigo. Mu bihe bitandukanye twakomeje kumva ibijyanye n'ireme ry'uburezi, uburyo ritangwa, uburyo rikora ndetse n'ahantu ushobora kwinjira ugakura rino reme ry'uburezi. Ibi ngibi byaje kudutera amatsiko, tujonjora kimwe mu bigo bigezweho muri kano gace kugira ngo tumenye ni hehe twakohereza abana bacu. Tunyarukira muri kino kigo turebe ni gute byaba bimeze. Ibi ngibi ntago byari bihagije kubera yuko ntiribara umukuru nk'umuto wariraye. Ubwo twagiraga ahangaha twakiriwe n'umwana ukiri mutoya cyane mu rurimi rw'urunyamahanga, ariko ibi ngibi bidasobanuye yuko atazi n'ikinyarwanda, ariko yashatse kutwereka yuko yamaze kurenga urundi rwego rwo kwitwa umunyarwanda, ahubwo ari umunyarwanda mwiza kandi ushobora no kujya imahanga akakira cyangwa akakirwa. Nuko nguko yatwakiriye. Hello. Hello. How are you doing? I'm doing fine. What is your name? My name is Gakuzi Shimoden. How old are you? I'm 11 years old. Soon I'm going to have 12 years old. What is the special things of this school? To give us good education, and there is no many children who can get less than 50. And here to know very well languages, we speak English and French. Because we speak Kinyarwanda in the time of Kinyarwanda, in the lesson of Kinyarwanda, and other times you can speak English or French. That is the special of this school. Okay. As the student of this school, can you please explain us the difference between Morning Star School and other school? Morning Star School is a good school because you may find other schools the students may not study well because the problem of teachers, but here the teachers teach well as well. We understand. They first explain us, after understanding now we can get notes. You may find the other schools teachers come, they write notes and they say that they got to search themselves without understanding and they are fair. You start seeing
students they are failing. But as they first explain us, so that we get all things after understanding, they can give us notes in exams so we can win. What is the message can you give to the parents who haven't their kid or their children here? I give the message to bring their students here because this is a nice school. To know, as me, as here, I see this school is good because they have good teachers, the good readers. If you do a mistake, they correct you so that you don't do that mistake again. And also, they tell you what to do. They tell you what to do when you are wrong, so that you go in a good way. Thank you. Yes. Welcome. Ibi ntabwo byari bihagije tutavuganye n'ababasha gutanga ubumenyi kuri bano bana kugira ngo bagere ku rwego namwe mubiboneyeho. Uretse uwo twaganiriye n'abandi twaganiriye batambukaga mu mfuruka zigiye zitandukanye bigaragaza yuko koko bamaze gusarura ireme ry'uburezi twese twifuza igihugu muri rusange, ndetse n'ababyeyi bifuza yuko abana babo bakura bari ku rwego rushimishije, ku rwego rwo guhangana ku isoko ry'ubumenyi, umurimo ndetse no kuba indahangarwa mu bijyanye na discipline ndetse n'indi myitwarire iyo ari yo yose iranga umwana ubereye umubyeyi wamubyaye n'igihugu muri rusange. Umwe mu babyihisha inyuma ni mwarimu watangiye ivuga gutya. I'm Ronald Agaba Ry'ikerekezo. I'm a teacher here teaching English for upper classes and some part of lower classes. I'm a class teacher of P6. And I'm a teacher representative here at Morning Star School. As you have said, Morning Star School is a good school, as you have seen yourselves, and it is a progressive school. It has taken some good years, and we have been excelling now and then. Every year we excel. We have promoted many classes, and our school, as is Morning Star School, it is a school of stars. We wish to have many more, and we have been practicing more things. CBC, we are teaching it very well, and the pupils are performing. The results yet are about to be out, and we have excelled. We hope we have excelled. Our children have passed. They are passing very well. We not only rely on teaching, but we do also some different activities, sports. We do physical sports as others do, but we have also the particular field where we have put much emphasis, which is Karate Kung Fu. We teach. We have the teacher who is concerned, who is trained, and our school is in the Federation of Karate in Rwanda. We are trained by teachers from Rwanda and even teachers from the Federation, and sometimes we get the teachers, the trainees from China, they come to train our children. We have the Itolelo as we practice to put our school on high standard. Thank you very much. Okay. What is the crucial thing can push the parent to take their children to come here? There are many things, as I have said. First of all, it's the standard of education, quality education. Here is a school which is bilingual. They teach French from nursery to primary 3. That is, the main focus is on French. But when it comes to upper primary, we teach English, other subjects are in English, but not forgetting that French that we have been having, we keep it on. So our school, the main thing we focus on is quality education. And we have even given out many ambassadors to different good schools here in this country. Some are in for girls, some have gone in different schools, many schools, good schools which are around. The parents who need to bring their children here, they have here, we have a good environment, favorable for pupils to learn and study and get good content. The parents can bring their children, those who are in favor of having their children, having that aim to have their children be strong in sports, so that we can have in the future those who can present us in the other countries. By the way, last year, but one before Corona came in, we had the pupils who went in China to present our school in karate.
Thank you very much. Okay. Well, what is the message can you send or tell to the parents who have not their children here? The parents who have not yet sent, who are not bringing their children for registration or for coming in to attend with us, to be with us, they are missing so much. Let them bring their children. Those who are saying my child is weak, my child has been doing this and this, we Morning Star School, we bring them up, we put them on high quality. That is the main aim of Morning Star School. That is the purpose of the teachers. We get teachers from different. Me, I'm a Ugandan. We have other teachers from other part of the country. We have Congolese, we have Kenyans, or we have Rwandese. So let them bring their children. We give them the quality education. Thank you very much. Thank you. twanze yuko byaba bya bindi bivuga yuko inkuru mbarirane tuba tugerageza gushaka bamwe mu babyeyi bagize amahitamo yo kutagira ikindi kigo icyo ari cyo cyose batekereza bagatekereza Morning Star School ko yaba amahitamo meza bakoherezamo abana babo ndetse hanashyira abana babo ku rwego rw'imitekerereze ndetse n'imyigire bifuza nabo hari uko batubwiye kugira ngo bafate umwanzuro wo kuzana abana babo hano. Mwaramutse neza. Nitwa Beata Ntisabwa, ndi umubyeyi urerera ahangaha muri Morning Star. Mfite abana bane bose. Mfite umwana wiga muri gardienne ya mbere, uwo muri primaire ya mbere, wa gatanu n'uwa kane. Icyo nabonye hano rwose maze kuhazana abana banahaje uyu mwaka ni ibintu byangiriye umumaro cyane. Ni iri shuri rifite ikintu cyitwa gukoresha ururimi nk'abana bato cyane bo muri gardienne na primaire yo hasi kuva mu mbere kugeza mu wa gatatu. Rwose singiye kukubeshya bafashije abana ku kintu kirekeranye ururimi. Mfite ubuhamya bwihariye kuko n'abana banjye bari bavuye mu mashuri ya leta, mu bigo bya leta, ariko ndabamenyesha yuko nabonye ko abana banjye nyuma y'ukwezi kumwe gusa umwana yari ari kuvuga français neza ku buryo n'abarimu baravuga ati turatunguwe. Abana bavuga français bo mu wa mbere gardienne, mu wa kabiri nabo muri primaire avuga français neza ku buryo nta kintu cy'ikibazo bahuye nacyo bahise biyadabuta facilement. Abakuru mu gihiciro cya kabiri kuva mu wa kane kugeza mu wa gatandatu bakoresha ururimi rw'icyongereza mu kuvuga. Nukuri rwose abana banjye bahise bavuga icyongereza neza bataha bakivuga, nanjye birandenga ndishima pe. Ni ishuri rirera cyane ku cyerekeye ururimi kandi na matière bayitanga neza ku buryo umwana ntabwo byamugoye. Umwarimu yiyegereza umwana akamwigisha akamusobanurira ku buryo umwana ataha akambwira atumva mama aba ku ishuri mwarimu yamfashije ku buryo na cya kindi ntumvaga natashye nacyumvise. Baramfashije cyane rwose. Ni ishuri nshimira, mpamagarira n'ababyeyi rwose kuzana abana babo hano. Nasanze rwose iri shuri nzariramo n'abasigaye inyuma bose bazaza bigire hano. Yibaza ku kijyanye n'imibereho y'abana mwohereza muri kino kigo cya Morning Star, imibereho yabo ko babitaho, imodoka zibageza ku macumbi cyangwa se mu ngo zanyu. Murakoze rwose, icyo nacyo ni icy'ingenzi narakibonye. Abana bafite imodoka zibazana ku ishuri, kwishyura amafaranga makeya muranumvikana bakakugabanyiriza bitewe nuko ufite utubazo. Byaramfashije, abana banjye baturuka kure, imodoka irabazana, ngerageza kuvugana n'ubuyobozi, umukorerabushake ufatanya cyangwa umufatanyabikorwa amfasha kugabanya amafaranga ya transport. Abana banjye babasha kwiga ku buryo bworoshye rwose, amafaranga make cyane ku buryo bitigeze bimvuna. Ikindi cya kabiri barabagaburira, babaha ifunguro rya saa yine ku buryo umwana kwigora uvuga ngo umwana ngo araza kwicwa n'inzara ku ishuri. Iyo azinduka atabasha gufata ifunguro rya mu gitondo mu rugo, ubuzi neza ku mwana saa yine ari bubone ifunguro naryo ku mafaranga makeya. Harabona ishyura ifunguro rya saa yine, ifunguro rya saa sita naryo ntago rivunanye. Umubyeyi rwose yumvikana n'ubuyobozi bakamugabanyiriza ku ifunguro, ariko umwana akarya saa sita ku buryo aza kuza kugaruka akiga neza afite umutekano. Icyo ni ikintu rwose nacyo nshimira iri shuri byamfashije, kandi n'undi mubyeyi wese namugira inama yo kuzana abana ahangaha. Murakoze. Nitwa Jacques nshira mu ruho, ndi umubyeyi urerera ku kigo cya Morning Star School. Icyatumye wifuza kuvuga ati reka nderere muri Morning Star School ni ikihe? Ireme ry'uburezi ry'inahangaha mbona ari ryiza kuko abana kuva materineri ya mbere kugera mu ya gatatu bakoresha ururimi rw'igifaransa cyane, kandi umwana buryo utangiye mu rurimi rw'igifaransa akunda gusoza neza. Niyo bageze mu wa kane
pirimeri batangira gukoresha icyongereza cyinshi, nanone ugasanga bazi indimi zose. Ku rundi ruhande jyewe ko nk'umuntu uhaturiye ni hafi cyane, haragendeka, hari umuhanda mwiza. Tudatinze, ubundi akenshi umubyeyi ashaka kujyana umwana we mu kigo runaka cyangwa mu ishuri runaka abanza gutekereza ku buzima bw'umwana, uko azajya agera ku ishuri, uko bamwitaho ku ishuri, uraharerera, bimeze bituma imibereho y'umwana muri rusange. Abana b'inahangaha barabakurikirana cyane, usanga abarimu b'ahangaha ni abantu ntabwo afata umwana gusa mu ishuri, aba ashaka kumenyana n'umubyeyi. Challenges umwana agira, umwarimu akaguhamagara, ndetse hari n'igihe biba ngombwa ko kubwira ukaza ku kigo mukabonana mukaganira kugira ngo ukurikirane umwana neza, ntumukurikirane gusa avuye mu rugo, ariko no ku ishuri muba muri kumwe n'ubundi. Ubuyobozi bwaho bugerageza guhuza ababyeyi n'abana, abarezi ni ukuvuga ngo abarimu n'abana babo. Kuko kwishyura ibigo byinshi usanga hari abana bagiye bakurwamo kubera ibigo binaniza ababyeyi, bakavuga ati aha wapi baratugura ku bijyanye n'amafaranga, uburyo tubishyura, uburyo minerivare yabenze, hari uburyo wenda ubona aho byemeye. Yewe nkeka ko nta mwana wenda barirukanira minerivare cyangwa ko yagize ibibazo. Iyo habayeho ikibazo wenda nta mubyeyi udashobora kubura amafaranga ku gihe, uraza ukavugana n'ubuyobozi bakarwaza umwana kugera igihe cyo kuzagira cyo gufata birote, kugira ngo ubuyobozi bubiganiraho cyane. Ntabwo ari abantu ubona barangamiye amafaranga cyane. Sawa namwe murakoze. Mu kujya gusoza twari dufite amatsiko menshi cyane yo kumenya uramutse wifuza kohereza umwana wawe mu kigo cya Morning Star School. Mu kigo giherereye ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi, ni mu ntara y'Amajyepfo, ariko ni mu birometero bikeya cyane uvuye mu mujyi wa Kigali, dore yuko hagendeka hagaragara ku buryo waba uturutse hose bikorohera kohereza umwana wawe hano. Bica mu zihe nzira mu gihe umwana wawe nawe waba wifuje yuko nawe azagaragara mu ntoranywa zizaba zarasohotse muri kino kigo cya Morning Star. Umwe mu bagira uruhare mu kwandika bano bana mu gusobanura uburyo bwari bwo bwose babitaho ku bijyanye n'ifunguro, imyambaro, umutekano n'indi mibereho myiza yari yose ifite aho ihuriye n'umwana wiga mu kigo cya Morning Star School, hari uburyo nawe yabidusobanuriyemo. Muraho neza, amazina yanjye ni Ingabire Fabiola, nkaba ndi comptable cyangwa basa mu kirimi cy'icyongereza wa Morning Star School. Umwihariko wa Morning Star School muri rusange, abana bacu batsinda ku rwego rwo hejuru. Ikindi kandi umwihariko dufite nuko abana bacu bavuga indimi ebyiri zitandukanye, ariko bavuga Igifaransa, ubwo ni muri lower classes, upper classes bagakoresha Icyongereza. Ni ukuvuga ati Morning Star School izindi wenda ninjiye aha, bamwe mu bana twaganiriye, urabona ko n'abana bari update haba kuri izo ndimi zombi, ariko wenda wamaze kunatubwira ubundi Morning Star iherereye umuntu dukurikiye, hari abantu bari Burasirazuba, Iburengerazuba, abari hano mu mujyi wa Kigali. Nk'umuntu neza ushaka kuvuga ati reka ngane muri kino kigo, wamuroketinga gute, muherereye? Ni ukuvuga ukiva ubwo kuri Nyabarongo uhagarara ku Ruyenzi, ukazamuka mu kaboko k'ibumoso k'iburyo ujya Gihara, hanyuma tukaba turi hafi ya ADPR. Umuntu wese, abantu bose bazi kuri ADPR, niyo wagera ku muhanda w'Igihara ukavuga kuri ukabaza kuri ADPR mwahagera. Na hano heza ni nabonye ari miriye nziza, kana kuyaga numva ari sawa. Hari klima nziza cyane. Ikindi kandi ababyeyi bakunda iki kigo kuko urabona ko ari ikigo cyisanzuye. Hari n'izindi service, hari special dufite abana bacu, dufite crèche, kandi crèche yacu kuri maternelle ni free. Ikindi kandi abana bafata ifunguro rya saa sita mu kigo. Hanyuma abataha mu mujyi wa Kigali nabo icyo kibazo twaragikemuye cyane. Ni ikintu twakemuye cyane kuko ntago twatekereje kuri Kamonyi gusa, twatekereje no kuba tuye mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ati dufite amabisi atana abana bakarya no mu kigo tukanabatahana. Urumva ko ari ibintu byiza. Niba ndi kumva neza, uturere dutandukanye turi mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, umuntu utuye muri kamwe muri turiya turere ntabwo yagira bwo kuzana umwana muri Morning Star School.
oya ntimugire ubwoba cyane kuko icyo kibazo twagitekerejeho cyane twaragikemuye ubu nta kibazo cyari cya transport aho ariho hose twabagezayo abana twabagezayo aba batuye Gasabo twabatekerejeho abatuye Nyarugenge twabatekerejeho n'abakicukiro bose twabatekerejeho niba numvise neza ati ndi kontabule ni umuntu ufite aho ahuriye n'amafaranga ababyeyi benshi bifuza ko abana babo biga neza bakiga mu bigo byiza kuko buriya ngo igiti kigororwa kikiri gito ariko byagera ku kabazo k'ubushobozi mubyeyi bikaba ingorabahizi bakavuga ati ntarebe niba agiye muri bya bigo wenda bitari budusaba amafaranga menshi bazakura uko ubushobozi bungana uraza kutubwira ni ubuhe mwihariko ku bijyanye n'imyishyurire ya hano hari uburyo mworohereza ababyeyi kukwishyura wenda uburyo bworoshye bakiga neza kuko nabonye hatangwa ireme ryiza ry'uburezi ariko kwishyura se byaba byitwaye ikintu cya mbere twabanje gushyira hejuru ntago twashyize hejuru amafaranga kurusha imyigire y'abana icyambere cyo ireme ry'uburezi bwacu buri ku rwego rwo hejuru ariko ikijyanye n'amafaranga ntago amafaranga rwose ni mu gihe ikibazo cy'amafaranga babyeyi mushaka kuzana abana mu kigo cyacu cya Morning Star amafaranga yo ntimuyagireho ikibazo kuko igiciro twarakimanuye ugereranyije n'ibindi bigo ntago rero twebwe dushyira hejuru amafaranga icyambere n'uburezi duha abana kandi n'ababyeyi mwabonye ko dufite abana benshi cyane dufite abana benshi ari ibyo twarashyizeho amafaranga menshi ntago twaba dufite abana dufite ubu ngubu kuko uburezi bwacu buri hejuru ariko amafaranga ari hasi ikintu bita efficiency na effective numva ari sawa hanyuma abantu bari buze kwibaza wenda wasanga abantu nyuma yuko bakuri iki kiganiro bari buze guhita bavuga ati byange bikunda umwana wanjye agomba kwiga muri Morning Star kubera ko naganiriye n'abana mbona rwose bafite ubumenyi indimi barazivuga neza hanyuma ku bijyanye n'ubushobozi bwo kwakira abandi bana barenga kuba mufite ndabona inyubako nini mu kigo ni hanini harisanzuye haracyari amashuri bivuze ngo habonetse umubare munini nabwo nta kibazo byemeze ikijyanye n'amashuri cyangwa umubare w'abanyeshuri twebwe ikigo cyacu ni kinini muri rusange ikindi kandi dufite ibyumba by'amashuri biri okipe twashyiramo abandi bana ikigo cyacu ni kinini ikibazo cy'amashuri ntago ari ikibazo pe kugeza uyu mwanya ntago ari ikibazo dufite kwakira umubare uri hejuru twebwe nta guhagarara kurimo kuko amashuri ni manini cyane n'ikigo ni kinini imyanya irahari rwose nimugire ikibazo karite y'ibyo kurya se ubu hari umubyeyi wumvise muvuga ati turabagaburira tukabaha icyo kunywa karite y'ifunguro ritangwa muri Morning Star School iyo wayisobanurira umubyeyi ushaka kuvuga ati uretse kuba umwana yagiye kwiga muramenye ejo mutazitwaza ngo mwamugaburiye mukamuha ibiryo wenda bimugwa nabi byo wagira icyo bitubwiraho ifunguro abana babona murakoze cyane ku bijyanye n'ifunguro ry'abanyeshuri twebwe abana ni ukuvuga ati muri break time abana bafata breakfast tubanza deja mbere y'uko tubiha abana tuba twabicekinze isuku ni sawa abana barya neza ibiryo bifite isuku kuko nta mwana wacu urarwara kubera ibyo yariye byacu hanyuma lunch abana barya neza turabahinduranya ntabwo tuvuga ngo umwana turamuhaye umunsi ngibyi imwengeje yindi cyumweru kirangira ari uko ni ukuvuga ati abana rwose barya neza kandi barabyishimira cyane ko bivuze yaba ari navuga ni nko kwitaka ariko deja amakuru tuyavana mu babyeyi nabo barabizi ko abana bacu barya neza wenda njye ndibuze kuba umuhamya uhamirizwa n'umubyeyi twaganiriye ambwira ku bijyanye no kuba abana babo baza hano reka tunyarukire rero ubwo abantu bakomeje gukurikira baravuga ati ariko se ko mutubwira ibyiza byaho ntimutubwire wenda niba muri kwandika ese umwana yahaza ryari ese nk'ubu nshaka guhitamo ibijyanye n'ibihembwe sinzi hano uko bimeze watubwire se hari registration mwamwenda gukora ku bantu wenda bahise babinterese bifuza kuzana abana babo muri Morning Star sinzi niba murakoze cyane ni ukuvuga ibijyanye no kwandikisha abana twebwe turacyandika deja twebwe no muri vacances turakora ndi mu bantu bandika abana bashyashya ni ukuvuga amasaha yose guhera kwa mbere kugera kwa gatanu twese tuba duhari ni ukuvuga ni guhera saa moya za mu gitondo kugeza saa 8 twese tuba duhari umubyeyi wese wifuza kuba yazana umwana kumwandikisha karibu you are welcome tukiraho rero turi no kugenda dusatira umusozo w'ikiganiro twari tugiranye umuntu abageraho gute mufite website cyangwa se contact umuntu ashobora kwifasha kugira ngo avugane n'abayobozi hano bamenye amakuru yimbitse ni ukuvuga abashaka kutwandikira batwandikira kuri
morningstarschool.com cyangwa mukaduhamagara kuri nimero de telefone yanjye ni 0782 15 64 67 ya amakuru yose yifuzaga ushaka guhita yizanira umwana we ushaka guhita agira ibindi abaza ahita abona ibisubizo byose abona ibisubizo cyane ko iyi nimero yanjye iba no kuri WhatsApp ushobora kumpamagara cyangwa ukaba wanyandikira waba uje kwandikisha umwana ukaba wagera ku ishuri nkakwakira duhora haba hafunguye tuba duhari twese turi gusatira umusozo ariko ntayakibaza ni comptable sindi niba uri umubyeyi wenda cyangwa se umusiribatari y'abasenateri kimwe muri ubwo buryo ariko ugera ibyo byose niyo waba utaraba umubyeyi ufite umwana wazana kurera hano wenda ejo n'ejo ubundi bizaba agakeregesha kurenzaho uri kugenera ababyeyi badukurikiye kano kanya barerera ahandi ntago wenda ntituvuze ngo ahandi tubagenzeho twa turi kwirebera ibyiza ni nayo byatumye dusura kino kigo n'ubuhe butumwa bagenera muri rusange ababyeyi badukurikiye ubutumwa bwa nyuma nabaha ni ukuvuga ati si ukwitaka cyangwa kugira gute ariko Morning Star School muri Kamonyi turi abambere mu mitsindire mu buryo bw'imyigishirize abana bacu baravuga hari nk'ahandi umwana ashobora kuba yakwiga bikitwa ko yiga mu rurimi rw'icyongereza ariko akaba atajya kuri public ngo avuge icyongereza ni ukuvuga ati muri Morning Star School akarusho gahari abana bacu abe mu kigo baravuga abe hanze baravuga iyo umwana wacu atambutse bahita bamenya ko ari umwana uvuye muri Morning Star School ikindi kandi mu mitsindire nta mwana wacu ujya urata mu bizamini bya leta nta mwana wacu ujya urata abana bacu bose baza mu gakoni kamwe mu cyiciro cya mbere niwo mwihariko dufite iburyo ibindi byose ni sawa dufite abarimu beza bari ku rwego rwiza mu buryo bwo gutanga uburezi neza ikindi kandi abana bacu bari shapu nitwe tubibaremamo hari kuba umwana ashobora kwiga akitinya ntabe yatinyuka mu kuvuga ariko abana bacu bari shapu mu buryo bw'imitsindire mu buryo bw'imivugire mu buryo bahagaze neza cyane reka tugushimire kuko nyemeye kuduha tukaganira murakoze cyane namwe nyemerera dusubike ikiganiro tubimenye cyacu cy'uno munsi ahangaha kandi ukomeze ukurikira ibiganiro bya BTN TV tuzasubira utaha amazina yanjye banyita Rugamba ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo wabigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere